sheri gikoma ntabwo kirashya ntabwo kirashya ariko harabura gato sheri ko mase kahiye kahiye ndabona bimeze neza haracyari makaro gake akarero gake nyine karacyari muze sinatereye ku mbabura nyine abana se bagiye ko turi muri covid nkaba ntari kubabona bimeze abana bari bagiye hano hepfo kwa Mariya n'abaraje mwashaka gusangira igikoma izise ko nta kintu njya ngo abana bazi tutari kumwe nagize mu rugo bahamagare baza ahubwo dore ndabakeneye ntubizi kangere mbahamagara Patirike karame mama mugira muza hano papa nyarabashaka mwagiye basha twagiye gukina n'abandi bantu haraye amaye nka rwese amiye umuntu era saa 10 akina akagiza saa 7 akina ntimuryo si ko mba nahaje dusize bigiye gushya ariko kandi babera ibigoryi bavugira rimwe tubarira ntabwo tuzongera mwavomye amazi arahari mwavomye murabizi neza ubu mwavomye ninde wagiye kuragira intama ninde wagize wavanye ifumbire mu nane mu ihene ngiye papa wayikuyemo wavomye waragiye urabizi neza ke mwicara tuganire Arwo ntagura ibikoresho muri mwebwe by'ishuri uwo ntabigure nashiraka muko hejuru nashyira hejuru nawe papa none se niki gituma mugenda mu gitondo saa 11 nimba mwana saa 6 mujye muza kurya mba nahashye nzajya mbase bigume mu nzu ni ibiryo by'inkoko twahashye kihene muziragira zizabirya babarire ntabwo tuzongera papa mufite amakosa murabizi ntimubizi madavayo vayo hano abayana wajyanga afite ifamu yerwa yahira y'inka abayana niwe icara hano ureba abahungu bawe none se usabanje n'abawe hano mwese bari kwitwara nabo urabizi gari nabi cyane shindi ntagari nabi imirimo y'abantu urayizi ni ukurya bakiga bakaryama bakaruhuka hari ikintu nakubwiye hano iwanjye si icyo ngicyo none se nyine ntiba babikoze usibye ko bagiye kurelaxinga mu mutwe ubwo mbasanze ahubwo babikoze abagiye gukora relax mu mutwe rwose baruhukira mu gasozi bazerera cyangwa baruhukira mu buri abandi baryamye none se nimba ubwo urumva ibyo ari byo keka mbwira wa mumotari mugenzi wanjye aze twinywere mujye kwicara hariya shaka mujye muva mu Sarupongo iwacu ndakumva whatsapp nanga rwese amigo shabwa wibwaye shangura twinywera dore ibyo byose mpamvuga wa munyarwanda kwisomera kabuyisha uti dore ndabona kashizemo n'ubushyuhe wigotomere ngwino nze twisomere n'ubundi akabuye namwe nk'akababyeyi ni ukwiberaho turi muri covid mubizi nze twisomere niko bityo urabizi nzana umugore narabibabwiye agomba kujya gufata neza dore arabizi kuri mukuru wanjye byaje gucamo mba mbibona ubibona se kabuye aho ngaho barabimbwiraga nkimutereta ati abandi baba peti ndashaje nagiye Patrick tuza ni umuzi uyu nguyu kada yarakwibagiwe yakumenya se wigire wibereye umunyakigali warahize imyaka yabaye myinshi kujya gufata neza isukari irimo nyinshi cyane mba nahashye hariya si bavuga ngo yarahenze akaduya njye si wanjye ibintu bijya bihenda dore ngo uyu mubaze mva narebye neza nimwe murabizi ko ari mwe mwaja mumbwira ati mungu wacu ntiwamaye intama harya igihe umunsi nazanaga umugore warayimpaye umugore wanjye arabizi we nambwa ati ugomba kujya umufata neza uriya ni mukuru wanjye intama warayimpaye umunsi narongoraga
dore ngo agomba kujya kuba mugeni dore ugomba kujya ntureba uyu njya mucaho hajya hepfo ari kumwe na za ntama zayo ujye mubona nari mumereye nabi mu kanya ni kugira ngo ari kumbeshya njya mucaho buriya neba urangiza covid rero umugore wanjye nawe wagiye gufungura ububari amakuru ntayo ufite da nawe wari wabura urafite se we ntabwo bizi ntayo ufite hamagara Fideli wumve nako ndaza kumuzana nimugoroba wowe ntabwo mubizi si ubundi ubw'ibyo n'ibiki muri kumwe nagakoma yego ko mana muranywa agakoma kandi akabari bagafunga ngiye kuva ku gikoma njye ku nzoga ninde urafasha bihereza abana banyu ubundi munywa abagabo nicyo bahoze dogo nafata nta n'isoni nawe winywa igikoma mwana babivuze ryari se mubyeyi wawe babivuze nijoro nta makuru mwumva dore ugeze nk'uko umugore wawe yarahobagiye byararangiye ntureze nta muntu ariko amakuru nayo nayumvise Ariko- utamaye umwanya ngo tuvugane we muretse nzana akaritiro munywe nk'abasaza hanyuma waguze ifu y'igikoma ntabwo nari bure kugutekera igikoma ntisi wayiguze ntayo se mubyeyi wawe nzi ko tukiri muri covid nuko rero nari kubibwirwa n'iki bafunguye rero nuko njye ntabwo baba kwa kundi uzi uhingana n'aba bana nibyo byose nyine baba bakubwiye umuntu abanyweye igikoma ase bafunguye murabizi neza uretse bakuzanira muzi muri ya nyinamico yabaga ko bastopinze bakavuga amakuru bakasubiramo inshuro ya kabiri kandi na message wasa bayinyoherereje ariko we ntubwo icyakama imba nararanye se ukanywesha gira imiti inama mama agira akuzanire hanyuma ibyo ibikoma wa mubyeyi we se wamubyatinze n'ibinywera abana baraje ari mu nzira ariko wewe gira nkubita moto nkubita agacupa ka virunga nuko nguko nta yindi gahunda ripoti niyo umugore wanjye urabizi abana banjye nibabura ari byo uzabimbaze nibabwira ko uzabimbaze ariko sheri nkubita nshandika wibuke ko akaguru icyorezo cya covid kitararangira bafunguye tukabare dore ntabwo uba wayihanaguye nzajya nyikubita tubikora nongera nyikubite kuri virunga bamereza icupa ahubwo karabaye radiyate igiye kubicira mubizi se igiye kubikora bayita rabiyati virunga y'u Rwanda nukunywa wowe warangurira hasi ntubizi nta kintu ubuhora kandi kari kuza bita sabasaba bageze ukabonaho sabasaba awa mubyeyi nawe mwakire bya bintu babivugaga ari ukuri amakuru mwari muyafite sinarega nimukumvirize mukumve neza kari karaheze none covid bayifunguye none byabaye bize ko bari buze yamanika akanje nahamagara babakuru hari abaniga bari bamwe ngo bagiye kuza kuzura ariko sibyo bita abaniga kandi nibiki niba nabahungu b'inshuti zanjye mubyeyi wanjye wenda wowe ushobora no kutabyumva yes musaza akabuye kayi muri kuri WhatsApp ntabwo baba posti ariko se ntabwo muzi ko bagafunguye akabuye kafunguye ntayo muvyo bikoma mubizaye dore uwo mubyeyi utuzaniye kubera ko ariko twari twaramenyereye muri iyi covid agakoma mama jeje we uramenye dore bavandimwe bangu bayeze kugakoma igikoma bakeneye igikoma ushaka igikoma bazivuyeho ariko se muko bafunguye inzoga niba bafunguye nizo turinywera da gusa wajya kunywa je ni mu igikoma nicyo nari maze iminsi imenyereye nari gakumbuye kano kantu se mbabare mu bazivuye be inzoka ntabwo zari zimaze kubica zari zabinywera none kubera kunywa igikoma cyane mugiye kunywa igikoma bafunguye oya ntabwo nagisubiye yego ko wari umaze kukimenyera Nanjye nari maze kukimenyera yewe ngiye muranyumije aho ndi ahubwo nicyo ngiye kujya ninywera bafunguye gusa ngiye nkanywa ibikoma niyo mwagira ute n'akabari kari gatangiye kuza barabahereze mwinywere dore murabizi inzoga ntabwo ari nziza natetse isafuriya z'igikoma uburyo wangaraga ibintu n'ubizi ko rwose bitaraza muzanye by'inzoga ariko we edo oya wowe urari ibyo ukoze hafi niba inzoga Kazanywera igikoma wiwe mutanteranya n'umugore wanjye kazanywera igikoma winywere umva mukaza reba isafuriya umva yose mukaza yarate cyose kibasukire bakinywa n'ubundi wagitetse ubutaha ntabwo tuzakinywa kira mubyeyi wanjye yerezo mubona akuzi n'ikindi reka nanjye gisezere nanjye nsukire bagakoma nanjye reka gisezere bwa nyuma ariko ibintu
ibintu mo tujya duhura yes musaza kagire zane n'ibindi bikombe bizane tubiseze naho ubundi kandi zana dusezere ku gikoma cyabaye muretse iyo nzoga cyakoze cyuze guteka igikoma kabisa whatsapp ne matombo asebe kuzi ko ariko uransuzuguye wakampaye nkaba nkinywereye yego ntara ku gikoma mbona kare kose yagera gukoma nimugoroba no kwita aba bana banjye ntibabiwe ngerega nukuzinywa umva harahepfo njye navuyeho mu kanya natambutse mwana we mwanyweye mwabuze sinazi ko barafunga ubundi babongera ikindi ntabwo ukundi munsi bazongera umuntu yese avuga mani wonyine amara kunywa inzoga mwasibye kwa gikoma ni wakinekesheje zana tugisezere n'ubundi oya bwari kibahereza n'ubundi gishire mu isafuriya n'ubundi byarangiye igikoma rwose wakigenda yes muri iyi covid lockdown wari utunzwe n'iki nubuyi ni iki kindi se ahubwo se ikibazo ni uko uvuga ngo igikoma gisezere kandi wumva aricyo cyari gutuma uyu munsi igikoma tugomba kukigira utese n'ubundi cyarotsaga kubera guhuha mu bikombe umuntu yarabirambiwe tugomba kugisezera wenda kurahiye igikoma rwose amaye nka rwesamiye